abantu ntago bagifite ubupfura muri bo, nta bupfura bagifite muri bo, urumva sinzi ikibazo gihari gusa, kandi ntago birengagiza ko nyine ikintu cyose ukoze kitarimo nyine ubupfura. Njye niyo umuntu andebye cyane akandeba byo byonyine mpita avuga amana ndakwinginze ndiye kugira ngo umuntu azarya ideni ry'umuntu aryishure. Uratere tugasenga ugapfuka mukavuga wambabariye koko ukanyishyura arayawe. Twebwe inzara dufite buriya ntabwo ingana nk'iyabariya buriya. Ni ukuvuga ngo twemeye icyaha. Uzera rero abantu kenshi bizera cyane nyine nibo batuburirwa, nyine baba bazi ko nyine bakunda kwizera cyane. Uzi urwego ngiye ngezeho. None reka bambwire uko umuntu yanangigishije ko ngiye nta muntu uzajya guha amafaranga yanjye, kandi ari umuntu uri nyine like niba umuntu yamamagaye kandi urumva nibwo ugitangira kuyakoraho, akwakitonze ntabwo uramenya agaciro n'imvune zayo. Rekera iyo mikino papa wamanti navuze kuri cya kiganiro cy'ubutaya yanyandikiye mu gitondo avuga ndakwiyamye utagiye kumenyera wa mwana. My people out there. Ibyo ni iby'abandi. Bazanyihabuze. Arya avuga gute? Urakazi? My people out there. They call me as a bad boy shot. I could believe most conqueror, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, Mr. President, Mr. Chi, Mr. Musa, Mr. I need your girl right up the area avuga right up the ibyo bintu si byo papa. Ibintu si byo papa. Yes. Twongeye rero turagarutse duserukanye umuco cyane wa Kinyarwanda papa. Uko ariko wazaretse umunsi umwe njyewe n'undi muhosta mugenzi wanjye tukazaza twambaye imikenyero ntabwo yakubera. Ibyo ni ishyari, ntabwo waberwa n'imikenyero. So turongeye turagarutse bantu bacu bantu dukunda aho muherereye hose turabasuhuje, abameze neza abatameze neza kuri Imana ikomeze iborohereze ibafashe mu bibazo byanyu byose kabisa. So nagarutse nk'umukobwa wanyu Keza Isimbi Ariza, umukobwa wanyu mukunda cyane, umukobwa ukunda ndetse ese wagarutse wenyine ese kuki wikunda? Nose nari nasoje bari kuvuga ngo twagarutse. Oya njyewe se ko navuze ngo twagarutse. Rega bona ngo bugaragara ni njyewe ugomba kwita ku izina ryanjye nkari nonosora neza. Mini we ntukajye wiyemera. Okay basivuge mwana wanjye. Je m'appelle moi et toi aussi tu t'appelles qui? Ndakwinginze ndavuga ikinyarwanda asubira kuri kamera bituma abantu batwanga amazina yawe. Ururimi ushaka turugwemo. Tuvuge Igishinwa. Yego niho ako kantu rega na muta kandi bro subiza nyine nimba ukazisubiza usubiza nk'uko ubajije. Ibyo ndabivuga ntabwo byava mu kanwa kanjye ko bisekera nyine bisoundinga nk'aho ari ikintu kintu. Meze gute se ndaguca we? Yagiye ni sawa cyane buriya umuntu ari guseka anahumeka biba birenze ibyo. Wowe se? Meze neza, aka kabeho kabisa kari gukoramo abantu akazi. Abantu bose mwubatse twongeye turabasuhuje. Uvuga bubatse mahoro y'Imana bare nawe kimisho ninza bubatse sha kandi ufite ibintu bikurimo wa mukobwa. Njye nkunda abantu bubatse. Umuntu uriya gufata umwanzuro akavuga ngo reka nshake n'uyu mugabo wanjye cyangwa n'uyu mugore wanjye tuzabane ubuziraherezo aba ari ikintu kitoroshye. Uwo muntu tumuhe respect kabisa. Nanjye ndamutinya ndanamwubaha. Naye ndabubaha ariko shara umuntu rwose nyabona ukabona yaratinya inshingano. Oya coco sinyivuze nya
Gasha. So twongeye turagarutse twongeye kubasuhuza. Ase tugarutse kanga. Oya njyewe icyo nshaka kuvuga. Tugarutse nshaka no kubasaba ko bagomba gukora subscribe. Arya niko bavuga. None umuntu turi kumwana ibintu byose ari kubicuramisha. Subscribe. Ibyo se nibiki? Ni mushye kirimi. Si byo wari kubasaba. Mbivuze nabi. Njye ni kuri subscribe. Nanzi kari subscribe. Nabwenge ngenda rihinduye ko aka kayangiye kuzajya mwita nabwenge. Kandi byarangiye yego. Nukuri mukomeze mudukorere subscribe kuko mwitwe ku gahunda yacu ari Igisenyi. Nukuri pe. Igisenyi ku mucanga ku mazi. Tuzaye twisiga umucanga twita tugwa mu mazi. Kandi abantu 50 aba subscriber 50 nibagera tuzajya dukorana n'ibintu bigiye bitandukanye, dukora ama trip y'ahantu mushaka ko tujya, dukora nyine ibintu byose mwebwe mwifuza bizajya bibashimisha, muzamumisha muri comment and then tubikore. Kabisa. Ni seni zatangiye kuza. Wowe ufunguye iyi video ugiye kuvamo. Ugiye kuvaho. Garukira umishamo iyo video. Urakoze cyane. Nawe tukorana like na share. Ukubita na comment niyo washiramo ituriro. Cyane. Kagiye uri umuntu w'umugabo. None uwo muntu ugumye hano kuri kamera. Topic yacu ni ngiyo munsi. Icyambere ariko buriyo tarajya kuri topic. Mu byukuri. Urabona ukuntu wambaye noneho neza. Wanjye nambara neza. Wambaye neza. Mbaza ngo nindukwa uramufite. Uyu musista mureba ninjye wamwambitse. Oya shawe kirekera pe. Se wagireka konsebya. Ese uretse ngamuvuga. Akuri kw'Imana ntago ari byiza. Agireka konsebya unyicira credit yanjye kuko. Umuntu anyambitse n'umuntu unyambika ubundi ni nawe umfotora. Ni nanjye wakujyanye ngo bagushirishemo aya pesha nukikinesheri nukikine. Mazahabu. Kwinginze kuko urabizi ko nawe ukeneye nkanjye. Ese ko ukiri kubinyuza nago mvano nabivuze. Ndabizi ko udashaka kubivuga ariko Murenga umutaro. Please, I beg. Tony banze ko muvuga ariko nakundi. Mbega umukobwa. Ariko muri make ndiyambika. Nago ndabona ubushobozi ra. Cyokora nimba ari tona ariko twabivugaho. Oya se byanze reka tuzabivuga ntacyo. Tubivugeho nimba ari we rwose arabyemerewe. Oya tuzabivugaho ubutaha nta kibazo. Okay. Ego. Twagaruka kuri about the topic. Nta kibazo. Urumva ufite swaga neza. Urimo neza cyangwa gira amaboko yawe gutya. Imbere ya kamera. Mwamubonye? Abagabo bose nibo mfite. Ntacyo muri kwibwira. Bane bose. Zamura n'ikirenge. Baziva. Akirenge cyane n'ikizo shamana yanjye mwarahombye kutabona ikirenge cyanjye gusa ibyo tubize. Oya mutima wawe ukuri nago mfite. Arya bayita tangawizi. Tangawizi nk'ibya tangawizite. Mutima wawe ukuri. Dugaruke kuri topic. Yes. Topic y'uyu munsi rero. Araba yi topic ariko yiganjemo ibintu byinshi. Topic imeze gutya. Kuki like abanyarwanda tutagira nyine gahunda ndi kuvuga nago ari kubabwira ko wenda na gahunda y'ubuzima mufite or whatever, ariko abanyarwanda sometimes na gahunda tugira, urumva tugira n'icyizere cyinshi cyane gikabije. Kwizera umuntu nta kibazo ariko arigiye ugira nyine like icyizere gikabije ariko kumva na sense nyine mu kwizera kwawe nyine like kuri moto. Impamvu nyine ndi kuvuga kuri iki kintu nuko sometimes usanga nk'urugero ngiye na Musa twanye gahunda ko tugomba gukorana video yo kuri YouTube. We nande? Oya ngiye nta kibazo, dufite abantu benshi badufasha muri room, urumva turakiza nimwe turebe gutya by the way, urumva
wenda nk'umuntu uri coding video zijya kuri YouTube tugana gahunda tukavuga tugomba kuhagera 9:00 zuzuye, we akagera saa. Ako wibuke ko uyu munsi biri guca live. Yego nta kibazo. Turi kuri live. Nta kibazo. Bimuvuga ibintu nishimisha. Oya namutete mu nda nshuti. Ne? Namutete mu nda. Okay. Mwana wo mu mata. Urumva? Ugasanga twahanye gahunda ya saa 9 zuzuye. Ungezeho saa 10. N'igice. Urumva? You already ni umwanya wanjye buriye. Yuza saa 9 twari gukora wenda nk'ikiganiro, saa 10 tukaba dusoje, saa 10 nkaba ngiye mu zindi gahunda zinjyarira andi mafaranga, cyangwa nk'urugero tukavuga tugiye kugenda muri party ahantu runaka, uze kuzana kino naye nze kuzana kino, ugasanga ntacyo wazanye. Iyo ni topic ya mbere yo kuvuga ngo ntago dukunda kwita nyine kuri timing utararengaho. Ni ikihe kintu umuntu ashobora, cyangwa se ni gahunda umuntu ashobora yaba yarakwiciye bikakwafecta bikomeye? Ndashaka kubitekerezaho cyane na ahubwo ngiye ikintu nari niyizeho kitari seriye mbere ariko nahinduye, ari ukuntu ujya gusura umuntu utayimubwiye ukagenda gutyo tu nkaho ugiye iwanyu. Icyo kintu nizi isomo ko natakongera kugikora. Niyo nahanye appointment n'umuntu ndongera nkamamagara ndi kujya nkamubwira urahari, ngo making sure ko nyine ibyo twavuganye kutabyibagiwe. Hari nigeze gufata urugendo umva Kabuga njye Nyamirambo, ngiye kureba umuntu ntazi nahaba, mvuga ngo ndamuhamagara nta kibazo nimagera. Maze amasaha 4 ndi kuvuga ngo umuntu umeze gutya na gutya muramuzi gutya. Nyine nitekereje numva ntabwo biri fair pe. Ndavuga ubutaha ngomba kumakinga sure ko ikintu kitazongera. Ariko kuvuga ngo hari umuntu wanyiciye gahunda sharabona abanyibyibuka pe. Ngewe none ibintu bimbaho kenshi cyane ngo nkunda kuba retare cyane, nkunda gukererwa mu bintu byose, ndakererwa. Imana ishimwe kubwije ukuri Abanyarwanda. Kandi naje gusanga buriya igihe nyine ni ikintu gikomeye, ariko igihe nyine ni koko navuga gute, oya nibwo bukire. Igihe nibwo bukire. Nyine ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye, ariko iyo wagifashe neza nyine urakira. Nako iyo wagikoresheje neza urakira. Iyo utagikoresheje neza urakena ukaba umukene. Rero igihe ni ikintu kiba kigomba guhabwa agaciro bikomeye cyane. Rero nanjye iyo defo nayigira. Ese gutyo utayihindura? Kandi nawe ubwawe urabizi ko dukunda nyine kwishwanira cyane. Njye sinzi ikibazo, gusa biri muri virisi ngira. Ugomba kujya kwivuza niba barakuroze bakakurogora. Ariko ubwo namenye ko ari virisi, ubwo nyine ndi mu nzira zo kubikosora. Ariko igihe ari cyo nuko igihe nyine kandi nzi n'abandi bateye nkanjye. Noneho ngewe nanga umuntu nanyicira gahunda. Nanga umuntu unyicira gahunda mu buzima, kuko niba ndi mu bantu bita ku kintu mukavuga, niba umuntu yambwiye ngo uzaze igihe runaka, ndabisetinga mu mutwe wanjye ngavuga ngo bakuhagera. Ngewe buriya nushaka ko tugirana gahunda, nimba ari saa 10 ubwo we bigire saa 10 saa 9. Ntabwo muri ubwo buzima ntabwo twabanamo. Abo reka nkubaze, tugiye ku ruhande rwo kuri iyo topic ho gatoya, wari watuburirwa? Utuburirwa? Shambanza ari nanjye umuntu watuburiwe cyane. Bishoboka pe. Wizemo okay, mbere yuko tubwire isomo wizemo, tubwire watuburiwe gute? Ngiye naratuburiwe bikomeye. Nabonye ko umujura bamutuburira pe. Buriya habo umujura kabaho n'igisambo. Muri make wari umujura ntago yakwiba igisambo.
ariko igisambo cyakwiba umujura. Wowe muri make uri umujura? Njyewe ntabwo ndi umujura, wenda ashaka ko ndi igisambo. Igisambo se batubuye uyikikina ahubwo tubwire. Ariko nyine hari nanone n'ibisambo hari ikiri hejuru, urumva njye ndimo gake ko nta muntu utari igisambo, biterwa n'ingano y'ibisambo. Papa iyo nshaka ndi igisambo ku biryo ku meza, kandi bakaba hari ibisambo nyine mu kwiba. ngaho tubwiye ni icyo kintu umuntu yagutubiriye kuvuga ni ibijyanye na noza n'ibi bintu byo kujya hanze. ibyo ngibyo bimaze kubiryamo abantu benshi amafaranga. Abantu benshi bamaze kubarya amafaranga mani kuri ibi bintu, kandi bucece bituje, n'abatinya kubivuga. Ibiko kabisa, ahubwo utinyuka urashobora. Agatinya kubivuga rwose, bana baramutubure nka miliyoni nka zingahe. Ngewe umutipe w'inshuti yanjye anasemura mu bintu byo mu manuza mu macaca. Urumva rimwe na rimwe nubwo wenda uba udahuje idini n'umuntu, hari n'igihe uvuga ati uyu muntu wenda afite kwizera cyangwa se atinya Imana. Noneho arandabura ati ngwino rwose dore deal yo kugenda n'iki wowe zana amafaranga 3,000 by'idolari. Namwe rishwas kandi shanari twari tumaze iminsi mike tuvuye muri covid. Urumva crise nyine rumva twari dufite crise ya danger. Ariko sinzi kuntu nuza covid yacyururutseho gatoya. Banibone akaraka ko mu nganda ko gufilma babankubise 2 cy'idolari. Ayo mafaranga numvaga ko ngiye kuyakora ngiye kongera kuyaguramo ibindi bikoresho. Naranarangiza nako kazi. Umujama aramamagara ati baba we idiro ntigucike. Ntabwo yari yanabimenye ibyo ako kazi nari ifite. Ko twari tumaze n'igihe tutabonana kubera covid. Ariko ngiye kubona mbona aramamagara ati ufite amafaranga nkwereke. Narageze banyereka ibintu n'ibintu, ndaho ati sha umva ko banuburira ahangaho nta washobora kuntungira. Ndabyemera nyine mbanza mfata icyo kibiri ndakimuha. Kubera ko urumva ayo mafaranga nta mafaranga arabonetse bitunguranye. Nahise munyamuhereza, mfata ibiboro bimwe na bimwe ndabigurisha. None arambwira ati rero warusigajemo 500. Wari wubatse? Wari wubatse ufite umugore? Oya, ari njyenyine. Urumva ndangije mfata ayo mafaranga ndayamuha, nshaka nandi nari ngeje nko muri 500. Urumva arasigaye andi 500. Birumvikana. Ndaje nawe ati rero guhita mbona amandi 500 biragoye, kandi urabona harabura ukwezi kumwe. Nimba mwaravuze ngo tuzagenda mu kwa 9 itariki 16, hasigaye igihe. Reka ngiye ngwe studio, nayo ifite studio ifata amajwi. Ndayimuha ati wewe uyifashe mu gihe nyiri gushaka ayo mafaranga, noneho yanangire ninyabura nyine studio zayigumane. Numvaga nyine ntacyo ndi guhomba. Byose ndabimuha. Mu kwa 9 harageze kurarangira, kwa 11 kurarangira, mu kwa 12 ngiye kubona mbona aramamagaye ati ngo bimeze bite. Ni sawa. Ese kwanda ikintu kizima agiye kubwira. Ahita ambwira tuza ejo mu gitondo duhurire kuri RIB. Kubera simbizi. Ndamubaza kubera iki se? Ati ihangane rwose sinshaka kubikubwira kuri telefone, we mu gitondo ze duhurire kuri RIB. Ikindi cyo ugomba gukora wowe uzubizi neza ko badutuburiye.
ubwo ibintu byose byo mu nzu naratanze, arabona biheraga ubuntu, arabona bigurishaga, nari nsigaye noneho nanibera mu bajama mvuga ngo anytime I fly muri ariya ngo I'm living in this country bro. Nsigaye nakoza ibirenge hasi reka urabivuga urabizi, noneho icyo kintu bamaze kukisetingamo no kurya birakunanira. Abigoye ko ibiryo byo mu Rwanda rero reka mbe ndetse no kurya birakunanira, kubyimenyereza no kurya birakunanira. Watangiye kwiyemera ko bashiti bawe ntabwo nari nyikirya ibiryo bisanzwe, imiceri, ibishyimbo, nari nsigaye ubwo nabonye ibyo mutima wanjye ushaka sinarya. Ni agafi muri make waragurukaga. Naragurutse ahubwo ava. So rero iki kintu cyambaye cyarankomerekeje. Aho kuvuza ibyo bintu by'amaviza, hari n'abagenda, hari n'abagenda yego amafaranga yabo bakayatanga ariko bakagenda. Bagera muri icyo gihugu hari ukuntu wenda ugenda kubera bourse harya, ukagenda ukubwira ngo aho uzaba uba nyine tuzaza twakwishyura n'ibyo urya uzabe wishyura nyuma. Sinzi ukuntu bigenda neza. Noneho wagerayo wenda uzi ko bizagenda gutyo, umuntu akabwira reka aho ngaho ugiye kwipapa wimana. Umuntu ugiye hanze bwa mbere wenda nk'urugero kirimi wenda agiyemo sakizi, imagine we agiye kubaho gute? Nyine biba bigoye cyane, ugasanga bamwe bagurishije abandi bahindutse indaya, nyine ukabona babaye mu buzima nyine bugoye cyane ko batuburiwe bavuga ngo nibagerayo ubuzima buzaba bumeze neza, ugasanga n'ubuzima bubaye bubi cyane kuruta nyine kuba yaragumye mu Rwanda iwabo ku bantu bavuga ikinyarwanda kimwe, imitekerereze imwe, umuco. Ngiye hari umutipe w'ishiti yanjye ejo namubwira ati kuri muri miliye nziza, ubu koko ukaba uri ahantu nyine miliye ishobora kugufasha kubona, wenda bishobora kuba bigoye kubibona ariko ahantu hari opotinite yo gukora nta kigoranye kiba gihari. Wagiye undemera koko twari inshuti. Arambwira ati Abanyafurika sinzi ukuntu mutekereza, sinzi nimba ari Abanyafurika cyangwa se nari ikibazo cy'inzara iri ku isi, ariko buriya ntihazagire ukubeshya, umuntu wese ugeze hanze aba yafashwe. Noneho ahitamo urugero, arambwira ati uzi ko buriya ngiye nageze ku rwego nifuza, noneho ubuzima nari nibereye mu Kigali itanga icyo kintu uri kucyumva. Even na social media yarambwiye ati mwamwirukanyira ahantu mutahazi. Ati ngiye narahageze ebana nkajya nifuza igihe nzagarukira nkakibura. Sinjye wabonye ngaruka. Kandi biba bintu by'amaviza abantu benshi bari kubituburirwamo cyane bikomeye. Ubundi ngiye naje gusanga buriya wifitiye ubuzima bwawe, yego nta hantu waba udakora, ugomba gukora kandi uba ugomba no guhasoringa. Apurisi none iyo atari mu gihugu cyawe hasi iriyongera kandi uko ubona amafaranga ni nako ubona ibiyatwara. Rero ngewe ikintu maje kubona cyo mu gihugu cyawe, iyo wifitiye ubuzima buri standard ntacyo butwaye, ubona icyo kurya, ubona aho kurara, ubona icyo kwambara, umuryango ubayeho neza, ni ahantu hakurutiraho cyane pe. Ibintu rero byo kujya twirukankamo ugashora ubufaranga bwawe na bwa bufaranga wakakiguriyemo n'utubanza ugashidukura cyari kubushora. Ngiye ariko ndi umuntu utapfa ntabwo baranuburira kuko sinyapfa kwizera. Gusa ngenza uretse n'ibyo by'amaviza abantu batubura mu buryo butandukanye. Hari ukuntu hari anti wanjye wundi wa anti navuze kuri cya kiganiro cy'ubutaye yanyandikiye mu gitondo avuga ndakwiyamye mutagiye kumenyera mwana nabwo ari zanjye navuze. Rero reka nange urundi rugero ku anti wanjye. Umanti wanjye yari mu kazi kwa kundi nyine uri mu kazi uri mu bintu byinshi, none abantu bacuruza imyenda
urabizi nyine ntako baba bicaye nk'urugero niba hari umukiriya hariya ugomba kumufokasinga hano ukamufokasinga. Haza umupapa mwiza cyane rwose ufite phone nziza, ufite imodoka nziza, usa neza nawe ubwe nyine. Noneho uwo mupapa nyine abanyarwanda bagira ikintu cyo kubona umuntu tukavuga cyane cyane n'abagore, tukabona umuntu tukavuga shaho inguye nta kibi yakora, urumva. Rero nawe nuko byagenze, aravuga uyu mupapa rero ndabona ari inosa cyane. Aramubwira rero papa wicaye ahangaha cyangwa uri hano mbe nakira abandi. Few moments later phone yahise yibura irengero, kandi phone yari iri mu tiruwari nyine kameze gutya, ntabwo nyine kari karaho umusaza ari. Phone ahita yibura, urumva. ejo bundi sinabonye abana b'abakobwa kuri live ya TikTok bari kuvuga ukuntu bafashe telefone bakayishyira ku ntebe kwa kundi uba uri mu rusengero, bagahaguruka bagiye gusirimba bakayibura, bagaruka bakayibura. Ako disa abakobwa rwose n'abatesi nabo mu rusengero abana bazajya n'ababibonye bari kuvuga ati ngo birakabije kabisa. Umuntu wiba no mu rusengero ngo amahirwe yenda nuko twamufashe, ariko ubundi umuntu uba wibye mu rusengero koko. Nose ntabwo wigeze kubona aka video umukobwa ari kuburira abantu gukora muri pharmacy, umusaza mwiza uri kugenda wiba. Nyine umusaza ubona ko utamye wa wundi ukubwa mwana wanjye umeze guteye iki n'ibiki. Nyine twebwe abanyarwanda dukunda kureba umuntu twese tumujajinga nyine mu isura nyine atari twavuga wenda uyu muntu rwose n'ifana kintu yakora kandi wenda niwe mubi. Gasanga nyine nabyo bibaye ikibazo, usigaye uri mu marira uri kurira ngo uyu muntu yanuguriye iki n'ibiki. Hari ubutubuzi nyine bugiye butandukanye bwinshi cyane. Ubona se buterwa n'iki? Gutuburirwa se ngewe nk'urugero nk'umuntu ngewe tuburirwe, ndavuga kuba abantu nyine kugira ngo umuntu ajye gufata iki kintu cyangwa uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gukora aka kazi ko gutubura. Nk'abantu reba nk'aba ngaba birirwa bahamagara abantu ku matelefone, we agafata time umwanya we wose wo kuvuga n'amayinite ngiye gushaka amasimukadi arenze imwe, ngiye nirirwa mpamagara nkompoze nimero nanazi none nindangiza nyituburire. Rero kugira ngo afate decision yo kuvuga ati ngiye guhiga naba umukarani nakora iki, ariko icyo kintu nikizangireho ingaruka mbi. Agafata n'umwanya wo gutukana nabyo no gutukana, akabazi no gutukana neza ku murongo. Ukibaza nk'uwo muntu aba yarafashe igihe kingana iki kugira ngo yige atondekanye iriya magambo abwira umuntu, kugira ngo uziko bishobora gufata n'iminota 30 ariko kwigisha. Ariko mu mbare ko ngiye kuvuga ikintu ngiye mbabona icyo kintu ari ubugoryi bunakomeye cyane. Icyambere ni ubunebwe, urumva bukomeye cyane. Wenda no ku bantu wenda bagerageza gatoya wenda bikabacanga, nanone ni inzara, kuko ntabwo wajya gukora iki kintu inzara itari komereye nabi, sizo. Ariko icyambere ni ubunebwe bwa nyine bukabije. Sometimes nk'abakobwa cyangwa abahungu twavuga ngo ntabwo twakora ikiyede cyangwa gukanika ibintu nk'ibyo, nyine ibintu biri aho ngaho nyine abantu kenshi bakunda gupinga cyangwa kunyonga ibintu nk'ibyo, ntabwo twabikora kugira ngo nyine abantu badaduseka ibintu nk'ibyo. Ugasanga utangiye gukora ibintu by'amafuti, utangiye kwiba kubera ko nyine uri kurebera ku bantu kugira ngo batazaguseka. Ibintu by'abo bantu rero ntushobora kumenya ngo aba bantu kubera iki bahitamo uwo mwuga, kubera icyo bakaba babizi neza ko icyo kintu nagifatirwa aragihanirwa. Ibaza umuntu ugira ubunebwe bwo kujya gushaka akazi ariko akabona imbaraga zo kujya kwiba, cyangwa ibaza umuntu urumva wanga. Kandi ntugire ngo kwiba biroroshye, ntabwo byoroshye nyine. Kwiba ni ibintu bivunanye. Urumva nimba ufashe time yo kwirirwa uzenguruka nijoro uri guhiga igipangu uri bwibemo, ntuzi ngo nuyinjira aha uri ibiki, ntuzi ngo nuyinjira hariya uri ibiki, cyangwa se urahuriramo n'iki cyangwa nande.
wowe ugafata iyo time gusa yo kuvuga ati ngiye guhiga ahantu niba uzi ukuntu bivunanye nyine biravuna nabo babikubwiye ngo ubikore ntiwabishobora kandi haba harimo none na risk kurusha uko wagenda ugakora ikiyede ugakora ubunyonzi ugakora ibiki byose ariko uzi ko batagiye gukora utaza no gufungwa noneho ikindi kintu gitangaje aho ukuramo n'umuvumo rega buretse n'iki abatubuzi b'iki gihe basigaye ari abantu ubona b'abasirimu basa neza aba yambaye neza babigize umwuga muri make aba yambaye neza abasa neza noneho ba bantu tuba twizeye 100% nibo ba mbere badukorera ibya mfurambi siwumvishe n'ukuntu nyine mu minsi yashize nyine Katia urabizi ko bamwibye phone akibwa n'abasore beza cyane bari bari no mu modoka nziza bakayicapura barayimucapura kwa kundi waba ugiye kurangira nk'umuntu akubwiye se hano ni hehe hano wandagira gute ko ariho nshaka kujya kwa kundi wegera umuntu ugiye kumusobanurira kameme noneho baramucapura gutya bafata gutya we akomeza gufata niba baramushunnye niba barakoze iki ararekura barajyana phone baramukanze byashoboka sinzi ikintu bamukoze ntago cyabura nyine ntago nyine abantu bakigira nta kwizera kugihari kukibaho kubona ntago ushobora guha umuntu nk'amafaranga yawe cyangwa se nta sezerano ryo ku muntu even n'abantu niyo baba barakundanye ugasanga abantu barakundanye barabana baranabyarana ariko wajya kumva mu gihe gitoya ati ngo bari mu manza bari mu biki nta muntu ushaka nta kwizerana kukibaho ni ukubera iki ugasanga umuntu pima umuha udufaranga twawe gusa yaba ari we yaba n'ubushuti mwari mufitanye bikaba birangiriye kandi urisubije niyo mpamvu utagomba kwizera umuntu ariko urebye nka karagiteri hari abantu benshi bagira tuvuge wenda umwera ntabwo mushobora nyine ibyo muvuganye ni ibyo ngibyo kuki uwo muco tutawiga kuki tutakwiga umuco wo gukora isezerano bugiranye n'umuntu turashonje cyane biterwa n'iki turashonje cyane inzara se ni arahita aba oya twebwe inzara dufite buriya ntabwo ingana nk'iy'abariya buriya ni ukuvuga ngo twemeye icyaha ariko wowe urinde kutakemera none se ubwo umuntu ngewe Keza sibyo turi inshuti turi nk'abavandimwe turabana ejo bundi wenda ngize nk'akabazo ndakubwira ati Keza mfasha unize 100,000 ndakwinginze ni iminsi 3 ndabanyagushubije nayaguha akaba aribwo duhita ducana umubano kandi ibyo ugasanga umubano twari dufitanye naho uhuriye n'ibyo 100,000 uzi ibyo bintu bitari bikabana mfite amadeni si ubwo mwanyishyuye ko nyine umukobwa rero ndabizi ko muri kundeba kugira ngo umuntu azarya ideni ry'umuntu aryishyure uratereta ugasenga ugapfuka mukavuga wambabariye koko ukanyishyura arayawe wambabariye inshuti muvandimwe ukanyishyura kavuga ngo ntabwo ndayabona nzayago umwaka ugashira kuki abantu ese nkaho ari wowe wakize umuntu abantu impamvu batakiza ni iyi urumva impamvu ni iyi ngiyi abantu batakizera abantu buretse wenda no kuba wenda ngewe byambaho aho ngiye hose mbona nyine abantu bataka uyu muntu yaranuburiye urumva uyu muntu yaramimukiye uyu muntu yakoze ikintu iki kinkomeretsa umutima rero iyo ubonye ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye benshi urumva nawe ucana ku jisho
niyo utaba warabibonye ariko ubona abantu bagiye batandukanye bataka icyo kintu nawe ntabwo wakasama ngo ujye umwasama. Abantu ntabwo bagifite ubupfura muri bo, nta bupfura bagifite muri bo, urumva. Sinzi ikibazo gihari gusa, kandi ntabwo birengagiza ko nyine ikintu cyose ukoze kitarimo nyine ubupfura, nta bupfura bukibaho. Icyo kintu n'ayo mafaranga nta kintu yagufasha. Umuntu asigaye abaho yikandagira cyane abantu runaka, n'umuntu ashobora kuza iwawe gusohoka bikanga, ati njye hanze, gusa ngiye hanze agahita afata akantu agahita. Kutizera sometimes ni byiza kuko nzi abantu benshi ariko biri too much none. Biri too much ariko urebe abantu benshi batizera cyane. Twabaho gute tutizerana? Ariko akitonze abantu benshi bari gukira kwa kutizera. Bari gukira yego. Uzareba abantu kenshi bizera cyane, nyine nibo batuburirwa, nyine babazi ko nyine none bakunda kwizera cyane. Uzi urwego ngezeho rwo gutekerereza n'abandi, nkatekereza tuvuge wenda nk'urugero, tuvuge nk'umuntu wateguye nk'igitaramo. Urumva umuntu wateguye igitaramo ntabwo ari uza kwishyuza ku miryango. Nkahita nibaza nk'uyu muntu ntaba yahombye koko barayamuha. Nyine nabyo mbitekerezaho. Wowe urwego wowe urimo none wowe uroroshye, icyizere cyanjye kiri hafi ya nacyo. Wowe none uroroshye. Njye niyo umuntu andebye cyane akandeba akakwibye, akandeba byo byonyine mpitavuga amana ndakwinginze ndiye. Icyo kintu nicyo mpitavuga. Niyo umuntu andebye cyane ndavuga amana ndakwinginze ndinda cyangwa udengere. Ni ukuri tugarura ubupfura, twongere tugarura ubupfura. Byakabaye byiza ko ubupfura bugaruka, ariko sinzi niba bwagaruka. Naho kuvuga ngo inzara se n'irya ritabaye, nta nubwo izanacika. Wamaye igihe kingana n'iki utarya? Wamaye igihe kingana n'iki utarya? Iminsi 30. Ariko akitoza sha papa, ibyo bintu byihoreye. Wamara iminsi ngahe? Nimba narashoboye 5, ise 30 yananiye. Ntabwo yashobora, none cyane ku bagabo. None ifafata none umugabo urumva ushonje, itonde, umugabo ushonjanye na famiye ye n'abana batoya n'umugore we. Ariko ujye wibuka n'izina ryanjye, ariko nturivuge. Yego ntabwo ndivuga, ariko reka mbwire, sibyo? Umugabo ushonje na famiye ye ishonje n'umugore we ushonje, bavuga ko uwo mugabo ntacyo atakora ku bwa famiye ye, sibyo? Yego. Wowe ni uko ubyumva? Niko mbyumva. Yego. Rero sometimes nyine kutubura, gukora ikibi, sometimes n'ibyo bintu wabikora kubera abana bawe. Ugasanga niho hari kuva nyine abantu bari gutubura, urumva, wenda bari gutuburira kugira ngo bagaburire imiryango yabo, cyangwa bamwe bari gutubura ko hari ingeso, cyangwa bamwe bari gutubura ko ari ubunebwe nyine ugasanga nyine ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. N'ubunebwe se buriya n'ubunebwe ni ugutinya no gukora, ugashaka kurya ibyo utavunikiye. Uretse ko birangira n'ubundi bya bindi uri gushaka mu buryo bworoshye nabwo bikugoye cyangwa bikaguteza indi. Ariko uretse n'ibyo n'amafaranga utavunikiye papa ashira gutyo nyine, like uyafite mu ntoki ukayabura, kandi ukabona nta kintu kizima ukoze pe. Cyo nicyo niwo mwanzuro twafata kuri ito, ukuvuga ngo tugarure ubupfura. Gute tugarure ubupfura? Nyine abantu bongere babe inyangamugayo, bongere babe inyangamugayo, ko ubunyangamugayo bwaratakaye cyane. Sinzi kabisa, wenda twe urumva nta gisubizo tubifiteho gikomeye, ariko ni ukuri ku muntu wese uri kureba iki kiganiro adufashe, yandike muri komenti atubwire uburyo abibonamo n'ubupfura ahantu bwagiye butakarira. Wenda nyuma twazagaruka tumenshoninga izo komenti zerekana nyine ubwo bupfura uko bwagaruka. Ariko abantu ntibakiri imfura, ni ukubana ducunganwa, tutizerana, kandi ntago waba udafite uwo wizera, yaba mu kukubitsa ibanga,
yaba mu kuba umuntu yakwizera. Njyewe nta muntu nikibona wakopa amafaranga ngo ayaguhe uretse nkawe nyine winuza ugenda kurira mu myotsi bro. ariko nawe ntabwo ari ayo wasohoye mu mufuka ukayamuha. Ni ukuri kw'Imana. None reka wambwire uko umuntu yanagigishije ko njyewe nta muntu uzajya guha amafaranga yanjye, kandi ari n'umuntu uri nyine like niba umuntu yamamagaye kandi urumva nibwo ugitangira kuyakoraho, ako wakitonze ntabwo uramenya agaciro n'imvune zayo. Rekera iyo mikino papa. Njyewe maze igihe kinini ubu ngubu yo kugira ngo nkubwire ngo nkopa, yo kugira ngo nkubwire ngo nkopa, nakubwira ngo wamaye ijambo nkopa. Sinzi ko ari umuntu ukirivuga. Maye 5. Nyuma ya kamera nta kibazo, mumenye ko ataza kuyama. Niba avuze nyuma ya kamera nayo mbona nezera zanyaguye bareba. Ariko nakundi twebwe mu muco twigishijwe nuko ugomba gutanga. Iyo utangishije indyo imoso ntabwo igomba kubimenya. Tuza papa. So iyo ni umuco wacu, ariko icyo twashaka kuvugaho nuko abantu batakiri imfura, batakigira ubupfura, kandi bitakagombye kubaho. Bitakagombye kubaho ko abantu turakenerana cyane. Turakenerana. Nshaka kugera mu gihe kitari cyiza, ndakubwiza ukuri ko kugira ngo umuntu azakwishura ikintu. Njyewe mfite umuntu njye nahaye ibintu, ariko sindi bumuvuga izina, aranazwi, ni n'umusani wa danje. wowe nahaye inkweto z'abandi ntuzane amafaranga yazo. Ni ukuri kw'Imana mana, abantu sinzi ukuntu babaye. Umuntu ari smart, yarize, abayeho ubuzima bwiza, arazwi, ni umusitari. Kandi umuntu w'umusitari yakagombye kuba inyangamugayo. Of course, kuko ni star. Sumva ko ari star nyine. Urumva ni urumuri rumurikira abandi, ariko se uramurikira abandi ukabamurikira kwiba, kwambura. Ntacyo ukabamurikira ubusa. Ibyo bintu kabisa tugerageze twongere tube imfura. Ariko umuntu we umunsi nabyutse nabi nzamuzindukira. Uzamusesengura. Nzamuzindukira kandi nzazindukana na kamera. Nta kibazo. Uzamwiye tujyane. Wowe se ujya uzinduka, nicyo kibazo cyane. Uzabaza iyo mikino ukayikina papa. Nawe uri mu bantu bica gahunda. Shawya ni ukuri kw'Imana. Ejo bundi wishe gahunda. Twavuganye saa 12 uza saa 1. Reka okay. Wariyeskije. Okay reka bazi. Wariyeskije. Sinakubwiye ko harambutiyaje nyinshi. Reka gusa nakubwiye ko harambutiyaje ya moto. Oya ntabwo nari nateze moto. Kubahane. Yego bari banzanye. Kandi nawe kubwiye. Kandi nawe ubwawe oyabwira abanyarwanda kubizwa na gahunda. Uretse gato gahunda ya saa 12. Iyo uzi kuri buze saa 12 ubizi ko imihanda yuzuye, waguruka saa 11. Saa 11 se ndikorera. None se tuvuge nk'ubu ndikorera. Uretse gato ubu bibaye ari flight wabisobanura ngo wahuye na jam. Nyine flight urumva ndakubajije. Reka ngusobanurire. Flight nyine ntabwo waba uri mu kazi nyine waba warabiteguye mbere. Urumva no cyane mu kazi k'abandi wowe utikorera. Wowe urinde wo gupanga amasaha ukavuga ngo kuva Imana akazi karabuze muri iyi minsi. Niyo mpamvu ibyo kuri iyo topic turi kuvuga ko nyine abatubuzi babaye benshi, ibintu birakomeye bro. Ntugakine iyo mikino. Ako nawe urabizi ko nyine ari wo muntu wica gahunda kuri iyi seru. Cyazi cyo nawe urundi mutubuzi. So turashimira cyane nk'uko ikiganiro nyine mu kizi ni how to change this, nyine how to change this nyine. Ibyo byose tuvuga, ibyo byose tubabaza, ibyo byose tubasubiza, ibyo byose nyine how to change this. Ibyo tuganiraho byose ni gute twabihindura, kuko hari ibintu ubona nyine bitaberanye na societe nyarwanda cyane, ukabona bikuba ni ukuri tugira ubupfu, twongeye tugarura ubupfura, tuba abantu ba nyabo, tugirane kwizerana. Kera ku ba papa bacu batizanyaga amafaranga rwose, mu minsi mike ukabona ati dore ya mafaranga mwamaye ngaya. Ubwo bupfura bwabagaho, kuki ubupfura butagiye ariko ni ukuri twisubireho. Kandi nawe uri kumva iki kiganiro, nimba hari ubundi buryo wumvamo ibi bintu bishobora kudufasha kugira ngo dushake igisubizo kuri iki kintu, dusharinga ibitekerezo.
wowe muntu urebye ikiganiro akagisoza, Imana iguha umugisha mwinshi utagabanyije, kandi ukomeze wibuke gusharinga abantu, kuko ndabizi uri kureba iki kiganiro already wamaze gukora subscribe, rero tusharinga n'abandi bashuti bawe ubabwiye ko nicyo gitekerezo muri comment kirakenewe kabisa, cyakenewe. So murakoze cyane, mwakoze kubana nawe, nakagaruka. Yes.